ikaze rero kuri YouTube channel yanjye Gikoni Time. Ni Ariete mugiye gukorana uyu munsi nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero ndabategurira salade y'amakaroni harimo n'imboga zitandukanye arizo karoti, courgette, imiteja ndetse n'amatungurusumu bigende mubibona. Ni ibintu bisanzwe ntabwo bihenze, ariko iyo salade ni y'abantu bashaka kugabanya ibiro. Abandi bavuga ko bageze ku biro byinshi ko bashaka kubigabanya bakoresha ino salade. Mukurikirane. Ubu rero tugiye gutangira dutogosa amakaroni yacu mu mazi, abanze abiriho gatoya, tube dukata ibindi birungo ibyo tugiye guheraho. Tugiye kubanza gutogosa amazi, namara gushyuha nibwo tubone gushyiramo ya makaroni yacu. Turashyiramo n'akunyu gakeya kugira ngo bibirane. Ugapfundikira ukarindira ko biza kubira. Mu gihe rero dutegereje ko ya mazi yacu abira, nta mwanya wo guta tuba dufite, tuba dushaka mu biryo bishye hakiri kare, turaba dukata ibindi birungo. Amazi rero ubwo yamaze kubira, tugiye gushyiramo ya makaroni yacu. Imiteja nayo tugiye kuyikata, ariko ntabwo dukatamo dutoya, turakatamo inshuro ebyiri zonyine zirahagije. Yahiye, ntago urindira ko afatana ngo bifatane cyane, oya uracungana ku buryo ari bushye adafatanye, kubera ko na makaroni ya salade. Rero zacu zose tugiye kuzitogosa mu mazi ho iminota mike ishoboka, kugira ngo bikomeze bifitemo akantu k'ubisa, ariko bigo biba bifite vitamine.
twagiye gutogosa harimo karoti, courgette, hakazamo imiteja, hakazamo poiro, hakazamo na pavuro. Byose ubishyiraho ugatogosa iminota 5 kugira ngo bidashya. Iminota rero nihaye yarangiye, tugiye kwarura tumirine y'amazi kugira ngo dusigarane ibintu bitarimo amazi. Ibitunguru rero byacu kubera ko ntabwo twabonye uburyo, ntabwo ari byiza no kubikaranga. Twebwe icyo tugiye gukora, tugiye kubishyiramo indimu kugira ngo ibihishe tutabikaranze. Nta kintu kimwe twebwe dushaka gushyira mu mavuta. Tugiye gukata ya ndimu yacu tubone tuyishyire muri ibi bitunguru. Tungurusumu rero nazo maze gutegura, ndibuzivange na bya bitunguru kugira ngo zihishwe nazo na wa mutobe w'indimu namaze gukandira mu bitunguru. Turabivanga. Amakaroni rero yacu yahiye, imboga zahiye. Icyo tugiye gukora, tugiye kubivanga byose uko byakabaye. Za mboga zacu zimwe twatogosheje kare zose turazishyiramo. Dushyiremo inyanya. Inyanya zo nta kibazo turazishyiramo, nta kintu twazikoreye, kereka kuzihata gusa. Twongere dushyiremo bya bitunguru byacu birimo bimwe twashyizemo umutobe w'indimu, nabyo turabishyiramo. Tiramo black pepper. Magi nazo turazishyiramo. Kugira ngo bigire uburyohe. Muribuka ko nta kintu na kimwe twigeze dukaranga, ibintu byose biratogosheje. Olive oil ni utuvuta twiza. Turashyiramo agafuniko kamwe kugira ngo tugabanye ibintu by'amavuta. Kamwe karahagije.
noneho icyo tugiye gukora tugiye kuvanga bya bintu byacu. Salade yacu y'imboga igabanya ibiro, turi bushyiremo agasosiso. Ukabonye wagashyiramo, utanakabonye wakihorera. Ngenda akoresha agasosiso k'ibi, niko ndi bushyiremo, ndakarava shyiramo hano. Salade yacu rero mwayibonye uburyo twayiteguye yarangiye, mu bigaragara irasa neza cyane. Irasa neza, waba uri kuri regime ushaka kugabanya ibiro wayirya, bitavuze ngo wariye nabi, uba wariye neza kandi indyo yuzuye. Ikiba gihari ni ukugabanya ibiro. Mwabonye ni amakaroti, ibitunguru. Ibyo rero waba wakoresheje ni amakaroti, imboga, imiteja, ibitunguru, pavuro, byose ukabivanga kugira ngo neza imboga zikugabanyirize ibiro byawe. Ntabwo bigoye, ni mu minota mikeya cyane uba urangije salade yawe. Wayirya mu gitondo cyangwa nijoro, isaha yose ushaka. Wayisangiza rero bagenzi bawe, ugakora like, share na subscribe kuri YouTube channel Igikoni Time, umugezeho na Uwera Henriette. Naho utaha nakagaruka.